dore Nyabugogo sasa. Dore ahantu nari nkumbuye mana we, dore abamotari yo. Dore iki cyana. Dore mukecuru. Mbuka vuba vuba batagwanyo. Dore binjagera z'abamotari zitagira gahunda. Dore izinyegera nazo. Injagera z'abamotari zigira ubugegera. Haryo wanyu wa musega we. Haryo wanyu wanjegera we. Gawa buri hose warahirimbiye. Gawa buri hose nguri mu migina. Twagiye muzamuke mwajegera mwe mubwire Devota tera zamuka. Gawa muzamuka se mubwire Devota tere. Yarwaye iki? Yarwaye malaria. Imumere nabi. Ambo. Abivuga. Se wageza nagataye yahuze ibiseyeye. Se wageza nagataye nagamo birabyagwa. Indaye yari yaramenyera ibintu by'abazungu. Arazano yiroshye atangiye kunywa inzagwa hakiri kare. Azajya yatatangiye gusuragura. Yarwaye malaria. Mumureke. Muzamuke mumureke aryame. Abandi twagera 1 2 3. Mwemuretse gato. Mwebwe se muri bazima. Natwe twarwaye imiswi. Ndaje ndabashakira imiravumba n'ibicuncu mu miraguri. Yegera zira. Ubu nzabasubiza muri Amerika mu gihugu cy'abazungu muri kunyagagura. Ntibazagera mwarwaye cya cyorezo kiri ntanga cyitwa mumburugu ni bari mu mbaraga ni bari mu iki. Yegera zakwaranye. Ababwira mwiyahuza ibintu mutazi. Ndazanyizera zaramenyerera ibinyabazungu ntago mwakagombye guhita munywa ibyagwa mukanywa n'imiseyeye. Yabyahutse rero gatanaza urwagwa yabazana akakanya murarumaze nsange mwancuze ndahera rwande nkubitinda. Mene imbere gusa. Twagiye muzamuke. 1 2 3. Haryo wanyu wanyegera we. Imbirira nubwo murwaga kanzo mugerageze muzamura amajwi. Imbiri yabayikira. Mwe murambira ngo mbazane mu Rwanda ndabazanye na mutangiye gukora ubugegera hanga. Ndabasubiza muri Amerika. Ndabasubiza mbahambiriye amaguru acuritse. Mirembere twagiye. 1 2 3 twagiye. Naryo wanyu wanjegera. Kirabyishe. Ndabyishe ngaho ziba ndabyishe. Twagiye. 1 2 3. Naryo wanyu wa musega we. Naryo wanyu wanjegera we. Awa uri hose warahirimbiye. Nawa uri hose Umungu wa gatanazi nkaba nageze mu Rwanda. Nkaba nageze mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ndi kunywa amazi ariko n'amata n'ubuki. Nkaba nageze iwacu kwa gatanazi ku ivuko. Iwabo w'uduhaza tumeze neza. Iwabo w'utudegede tw'amadedembe tw'utunyashe tubyimbaganye. Iwabo w'ibitoki byiza. Iwabo w'ibirayi bya Kinigi. Nagarutse iwacu mu Rwagasabo sha. Ariko ko barwise u Rwanda rwa Gasabo ninja. Rubanza yari ingegera nkuru kugeza bamwitirira igihugu cyose. Sha ingegera ari mama kugeza bamwitirira urwa Gasabo. Yari umwami se mugambwe urwa Gasabo yari umwami. Erega nje ntago niza amateka y'u Rwanda siniza amateka batwati yatwiga ngakarota. Ntago nabaga mu shuri nari ikigoregore. Niyo mpamvu
nabaye ingegera nta makuru ntinzi ngo Rwagasabo ninde abo ziri barwabugira ngo barwabugiri bo muri ngo bayoboye u Rwanda muri za 77 mitwa ne bari Rugiro wayoboye 2028 ntago mbibuke gihe bayoboye ubu rero tuvugana nageze mu Rwanda ndi kunywa amazi uve kuri amazi muri Amerika haba amazi wagira ngo ni inkari z'abashumba urayagira ngo ni kimwe cy'abashumba sha cyangwa wagira ngo bayanyaye aho nyamazi yo mu Rwanda sha abameze neza baryoshye ayo muri Amerika wagira ngo babashizemo cyangwa barimo ikiba cy'ingagi cyangwa ibizungu byasoriyemo data nonge nagarutse mu nzu ziriho amarangi mazima agaragara dore irangi rizima uve kuri aya mazu y'abazungu y'ibikarito wagira ngo muri Amerika haba amazu ni nagarutse iwacu ejute mwana mama inyamamaje simbabwiye ngo nayo aya mazi ngo nayabande reka icyonze cyane ukabara amazi abantu badagenda bagafata amazi bakayashira mu nganda bakabeshanga aya mazi ngo yitwa kakajwe mazi yo hari amazi ujye umukumva aratandukanye n'ayandi mujya bari kumujya ngaya mazi ngo yitwa marere ngaya mazi ngo yitwa ngo njya amazi yose ni amazi ubusaba ko mu cyaro twaguze tutanywa amazi yo mu bucupa ntitwabaye tukajya kunywa amazi yo muri buhoga hano hari ukuntu twajyaga mu cyaro hari ukuntu kunywa amazi yo yiretse tukayashyira mu gapira gutya ijute mwana mama ndi kuwutura nkumva ko usohotse neza nkumva ari uwa kinyarwanda nawe muri Amerika urawutura ukagira ngo uturikije igisasu noneho hasoho ku mwuka ukagira ngo ni ihene nka 20 zisuze mu Rwanda biratirere naho muri Amerika abantu banywa amazi icyumweru mu bifirigo byabo bya byuma bikonjesha bakarya ibiryo bimazemo imyaka 1000 ukabirya se ngo bikumarira iki umuzungu yagusuriye mwicaranye ibiryo byo muri Amerika byose ari pirate nawe izi ngegera z'abanyarwanda zavuye mu Rwanda zibana muri Amerika kimwe kikunereye nibwo utumenya ko burya muri Amerika barya ibiryo byataye garanti biri kundeba bigateka mujya muraninya ngegera ziragira zikarya ibiryo zikabifigiza ibiryo by'abazungu byapfuye amagara byajya kuninyo ukagira ngo ni gaze zimenetse akanyanga mu rutaranda gakuroga hagiye muri ibiryo bizima niba unagerageje kurya ibiryo muri Amerika ibiryo by'ibinyarwanda uvuye ko nk'amasandwichi hambirwe tugiye kujya rero muri uretse mbanze w'amazi mu Rwanda ubundi nicyo gihugu naho ibindi bihugu barabicumbikiye burayi hari Imana ninaza izagukumba ibindi bihugu isigaza u Rwanda Imana nizazana igitiyo igihera Amerika idahe imene igera ku Burundi ihehe igera muri Uganda ibahehe igera muri Australia ibahehe banyina bose ibihugu byose isigaza u Rwanda isigaza u Rwanda kuko nicyo gihugu nta ibindi bihugu se n'ibihugu mu Rwanda nicyo gihugu Amerika ntaza ni igihugu rakaga God have mercy upon us nkumi yiga yitako umunyarwanda navuze ngo nta nkumi ngo yiga yitako hari abiga amatako rero izi ngegera zanjye iyi korale ngo byose byahirimbanye byose byahennye niko shaka mwese mwahenereje nta n'isoni byose birabyataraye dore kiriya kirabundereje noneho cyamureka tete cyo niba cyarwaye ibiki umuda wabyimbye umutigi wageze iriya simado malaria ntukitera kiriya cya Timote yobaye iki kumbona ruda rwada ariko mana nibyo byambwiye ngo mbizane mu Rwanda none dore byarwaye erega byageze hano binywa ibyagwa bikubita ibyagwa zikubita inzagwa binywa ibiki n'ibiki noneho byose byabwegetse tugiye dutahe dusubire iyo mu bihugu by'amahanga
imbere gusa buryo umugabo nukubita umugore ngo akahukana ntajye kumureba ahora n'ikibando munsi y'igitanda ngo amanywa nijoro ngo aharanira kubingegera cyane uyu munsi rero nje ni kurya ishu n'umuneke kwa muganga ejo bundi basanga mfite hepatite y'imisaraba 6 turabona ari indwaye n'indwara y'iwacu mu cyaro bita sumbirigi ndwaye indwara bita sumbirigi niyo hepatite y'abazungu bansanzemo igitera umusonga hano ku gatafari k'inyuma ku kabuno ugatera naba agiye kwicara umusonga ugatera nkumvura azamutse ufashe no kuri nyababyeyi igashaka gucuncumuka rero bantegetse kurya agashu n'umuneke ahubwo mfite ikibazo ko birantera imisuzi kuko umuneke n'ishu kubivanga bigira umusuzi wawo ndusura umuntu agatarwara igicuri bampaye n'undi muti ngo uyu muti ngo nawe ngusukaho hejuru ngo warangiza ngo ukarya ngo ariko ngiyushizeho mwinshi ngo ijwi ngo riragenda ngo uhita ubikirage kanshireho ndebe ko hepatite niyo sumbirigi byagenda Rono. uko mubizi ndacyari mushyashya muri Amerika turacyari uwa gatatu ndi muri Amerika reba amaze igatata we mbega isoko igira muri Edeni kandi Edeni yaravumwe tayari umuhungu wa gatanazi nkaba ninjiye mu modoka ariko uyu munsi arasa neza we ngaho da iriya modoka se y'icyatsi yabaye iki bari kuyividura se kandi dore ibintu ntangiye kubona byinjira mu mihanda dore imihanda nari nkumbuye turi kumanuka hano twerekeza Nyabugogo ahantu umuhazi dore izi ngegera ziri kwambuka dore maze rero ingegera zo mu Rwanda zijya zambuka imihanda zitari no kureba ruguru no hepfo muri Amerika wambutse umuhanda utari kuri baguhanyoko bakanaumva none ikintu kibabaje buretse genda gake utagonga imodoka ibi bimodoka ngo barabitinya harya cyitwa ngo iki niba cyitwa ngo niba ari baby ngo niba ari digi ni ibi bimodoka barabitinya simubizira ibi modoka ngo ntago bigira feri ngiye cyafatiyeho kikagira amahirwe mabi kigacika feri kirabahambambira mwese kikado cyitwa ho singicyo cyitwa ho reba hasi ni cyakindi bita ho Yesu we Yesu dore Nyabugogo sasa dore ahantu nari nkumbuye mana we dore abamotari yo uyu mushoferi ndi gufata purake ye muzamubwira ngo umuhungu wa gatanazi yaramuparitse inyuma dore ibiritiko bya bimodoka bijyana abantu mu ntara dore ingegera z'abamotari zitagira gahunda maze rero izi ngegera nazo ingegera z'abamotari zigira ubugegera butagira abandi reba ukuntu ziba ziri gukatakata mu mamodoka zikatakata igihe bazabahera banyoko niyo mpamvu moto bakunda kubugonga niyo mpamvu bakunda kuba abanyoko none Yes we dore ahantu nari nkumbuye we dore hano ni Nyabugogo dore hano hirya nahande bategera imodoka zigiye Musanze ye na bya Rubisi na bya yoho dore mu Masayi hagarara musuhuze Masayi ye kimutambutse uponye imbere nawe uri gutwara agatwarwa imbere mu menyo dore iki kigegera kugesha maze rero nagira impiri imbere ya mudodo dore iki kije gusaba buriya ni mujya amafaranga mu kireke hari ingegera za muri Nyabugogo ziba ziri gusabiriza kandi ari nzima kikaza cyamugaye imodoka we ya motari oya da shoferi ubuteva mu nzira hazi ingegera zo mu Rwanda zitwara gake wagira zaba zitwaye abarwayi ihute ngaho kuri kanare turakase ahantu murahibuka nako ingegera ziri mu Rwanda aho zirahaza none dore ni ruguru Nyabugogo ngaho kuri Takino muri kuhareba ngo umuhungu wa gatanazi ngo ntiyageze mu Rwanda aho nageze wageze Nyabugogo mu Rwanda ntubahageze dore cyamutari ntago kizi ku umuhungu wa gatanazi akiri ntago kizi ku umuhungu dore kambereje na bya bisitasiyo byedo singibyo dore akavuyo nari imperuka kera
kera mana dora kavuyo nari meruka kera mana dora kavuyo mana we Yesu mana yewe we dore imihirimbiri ntagize ko muhungu agateraza inyiri inyuma muri ibi byose biri muri video biraza kwandika amakomenti